Ndamukanye hoshigenda mabuja abamabuja b'ikigenda bo basigiye bakabye umuntu avuye gufata kamwe bahita bamwirukana jewe to Mwiriwe neza ni karibu. Mwiriwe Fedari. Ni karibu kugatebe. Mwiriwe mute? Mama ni amahoro. Itangazo naguhaye se wabarikishijeho? Itangazo rwose narikoze ubwo narindi gukora nari narabyibagiwe ariko sinzi umuntu wanyuzeho abaranyibukije ubwo nakoraga ku muhanda mba ndabikoze rwose ntabikeneye. Waritangaje wari warabyibagiwe? Nari narabyibagiwe. Regura nashaje ndaza gushaka umuntu ukiri muto wo kugusimbura ajya atangariza abaturage. Umubyeyi se ko gusaza ari ugusakurwa? Nibyo rwose nimba harimujijeho ubwo ndaza kureba ubwitabire bw'abaturage. Reka nabikemuye kare nabikoze rwose nta kibazo ubwo nireje kureba ubwitabire bw'abaturage. aho rero mwiriwe nanjye kagere mu rugo. Yego mugere amahoro. Rebe ko najya hakiri kare. Yego ariko ngo Frederic acishe itangazo abaturage bashobora kuza kubyumva noneho. Abaturage bo muri uyu mudugudu wa Jagama umva ubwo haciye itangazo reka ndebe ko babyumva kuko ejo heza ni ingenzi ariko Imana ifashe babyumve pe anegereze ndebe. Karibu. Kugatebe. Mwiriwe. Neza. Namwe. Makuru yanyu. Naba mwumvise itangazo se? Ni byiza kuba mwaryumvise mukaba munitabiriye kumva ubuyobozi. Ngira ngo mwumvise icyo ryavugaga ni ukubashishikariza kujya muri ejo heza. Nizere ko mwese mubyumva kandi mubyemera. Haracyariho abantu batari kumva ejo heza? Gute mutabyumva? Mbese rero urugero ufite imyaka 20 ayo mafaranga umuntu azajya gutegereza imyaka 70 ibyo ntabwo byashoboka. Oya ayo mafaranga ugomba kuyategereza nta kibazo kuko n'umwana w'iki gihe aravuka. Ni byiza ko wamuteganiriza ukamutangira ejo heza. Imyaka 20 ni mike cyane, uzagira imyaka 50 ayo mafaranga atangira kugira umumaro. Oya ngiye byumva ntabwo binashoboka ntabwo nabijya. Nanjye ntabwo ndi kucyumva. Nawe ntabyo wumva? Ntabwo bishobora kubyumva ntabwo bijyamo. Ikibazo nimba mutabyumva mugende mubitekerezeho ariko ejo heza ni ingenzi. Ariko genda bashishikariza kubyumva kuko ejo heza ni ingenzi. Hari benshi yagiye igirira umumaro rwose. Muzajye kubaza umusaza Gahigi nawe namugiriye inama arabyanga ariko yamariye kubyumva. Muzamubaze ugasigaye afata amafaranga ya ejo heza. babijyamo bati bisigaye byoroshye. Ni kuri telefone ukanda akanyenyeri 506 ugakurikiza amabwiriza ukinjiramo ukabona message ko wakiriwe. ntabwo ndi kumva umumaro wabyo neza. Umumaro wabyo
iyo umaze kugera mu zabukuru ya mafaranga y'ubwizigame waratanze muri ejo heza aragufasha, usigara uyafata nk'umukozi wa leta uhembwa kuko wayizigamiye ukabaho neza ugasaza neza, ariko wa musaza utarigeze ujya muri ejo heza ni wa wundi usaza nabi. Ariko biterwa n'amafaranga ufite, ariko byibura uhereye ku muti y'igihumbi umaze kwinjiramo ni byiza rwose. ntabwo ari byiza rwose. Oya, ejo heza ni ngiye nyandika ahubwo wigendere ejo heza ni nziza akajya amafaranga yicaye hari igihe nawe utagishoboye gukora bose mugerageze mubitekerezeho, murasanga ejo heza ari ingenzi, namwe musaze tubane. yewe kajyaga arabyumva na papa nkagiye mu bijyanye n'iby'abasaza. Oya bose ni ukuri, hari benshi bagiye bajyamo. Ejo heza ni ingenzi rwose, muyigemo nimba mufite n'abana kandi mubashyireho. Nimufite amatelefone se? Nimba mufite amatelefone mugerageze murebe, kwirirwa mbandika no mu ikayi ndabona ntawe. no kuri phone no Birakunda cyane. Akanyenyeri 506 ugakurikiza amabwiriza. siko ko wambwe ngo kwinjira papa ubwo ngiye kuzamufasha ngiye nagenye wewe urakoze. Sawa, murakoze. rwose Gira umunsi mwiza, mumbwirire n'abandi bose bashaka turabashishikariza babashishikarize. Sawa. Aha, abaturage bamwe bari kubyumva abandi ntibabyumva, ariko nabo bazabyumva. N'ubundi twabitangiye batabyumva, uko bisa kose bazabyumva. Ndabona gashoboka.